makuru agezweho, Simba Gaheza agiye gusobanura filime zinyura kuri Star Time. Simba Gaheza wamenyekanye cyane mu gusobanura filime yashize umukono ku masezerano y'ikigo cya Star Time azatuma asobanura filime zitambuka kuri Ganza TV. Ni amasezerano yasinyiwe ku biro bikuru by'iki kigo gicuruza amashusho mu Rwanda mu ntangiriro za Gashyantare 2026. Uyu ni umwaka wa kane Star Time itangiye gahunda yo gufasha abakunzi bayo gukurikira filime zo mu mahanga ariko bakazisobanura mu Kinyarwanda. Ni filime zitambuka kuri Ganza TV buri munsi, ariko kuko abakunzi babo bagaragaje ko bifuza abasobanuzi b'Abanyarwanda kandi bakunzwe, Star Time yahisemo kongera imbaraga isinyisha amasezerano ukwizagira Olivier uzwi nka Simba Gaheza. Uyu mugabo ubarizwa mu kigo cya Analyza Empire yiyongeye ku bandi basobanuzi bane batangiye mbere aribo Junior Giti, Rocky Kimomo, Savimbi na Sankara. Umuyobozi ushinzwe ubucuruzi no kumenyekanisha ibikorwa muri Star Time, Paluku Rene Pedro, yagize ati Gaheza azajya dufasha muri ibi bikorwa tuzajya tunyuza kuri Ganza TV ikora filime ziri mu Kinyarwanda. Simba Gaheza warumaze igihe yifuza aya masezerano azakorana na Star Time mu mwaka umwe, akazawumara afasha abakiriya b'iyi sosiyete kuticwa n'irungu. Lizielu uhagarariye ubucuruzi muri Star Time yasabye abakunzi bayo kugura ifatabuguzi ndetse abataragura dekoderi zabo nabo bakazigura kugira ngo bazagerweho n'ibyo byiza. Ubundi Ganza TV ni chaîne ya 460 ku bafite antene y'igisahani ndetse n'103 ku bakoresha iy'udushami. Inyuraho filime za Afurika, ibiganiro mpuzamahanga, filime za kungufu, ibiganiro by'urwenya n'ibindi. Ni amakuru yaragezweho hirya no hino mu myidagaduro. Tugushimira umwanya waduhaye. Ibisanzwe nitwa Journaliste Thierry. Mukomeze mugire byiza.